Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 nibwo You're either umuhanzikazi shallow or you're just wamenyekanye trying ku to izina rya compliment Rihanna n'umuraperi Sapuro babyaye umwana wabo wa mbere. Byabaye inkuru idasanzwe ku bakunzi babo bombi, ko hari hashize iminsi Rihanna agaragara akundana n'umwarabu. Gusa benshi bari bazi iby'iyi nkuru nuko bo batabashije gushaka kubitangaza, ariko abenshi bari bamaze iminsi babinoganoga. Gusa nyuma y'umwaka umwe Rihanna atandukanye n'uyu mwarabu, nibwo hasohotse inkuru zivuga yuko Rihanna atwite kandi atwitiye umuraperi Sapuro. Muri iyo minsi kandi nibwo Rihanna yibarukaga uyu mwana kandi w'imfura ya Rihanna Sapuro. Nyuma y'iminsi mikeya byongeye gutangazwa yuko bombi bagiye kwibaruka undi mwana wabo wa kabiri. Ese ubundi Sapuro ni muntu ki? Reka tubigarukeho. Sapuro amazina ye bwite ni Rocky Meyazi, kandi akaba yaravutse tariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 1988. Yavukiye New York. Ise umubyara we yavukaga muri Barbados. Ni naho umuhanzi Rihanna kandi buriya niho yivukira nawe ubwe bwite. Rocky mu myaka 9 nibwo yatangiye kuririmba no kurapa, aho nyuma yaho yimutse n'umuryango we wose. Uyu mugabo kuko yaje kwitaba Imana mu mwaka w'2012. Sapuro yaratangiye kuba icyamamare. Rocky yatangiye gukora indirimbo zigiye zitandukanye, harimo Praise the Lord, If a Problem, kanye na Direk, Henry Kiramari, Two Chains. Mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa 9, Rihanna yari arimo gutandukana na Chris Brown. Yatangiye kuvuga ko ari mu rukundo na Sapuro, kandi icyo gihe Sapuro yakoze indirimbo ari naho yashyiragamo Rihanna ari we nk'umwakiteri wakitinze muri iyo ndirimbo, bagaragara yuko bakundana, baganira bavugana yuko Rihanna yambaye neza. Ibyo byabaye nyuma y'umwaka umwe. Ababibonye bose bavuga yuko ibintu bihisemo urukundo, kandi urukundo rukomeye cyane. Abantu batangira kugenda batangarira izo nkuru z'agatangaza zari zibaye muri iyo minsi. Byatumye umubano wabo ukomera cyane. Twihuse muri 2022, igihe aba batangiye guca amarenga yuko bari mu rukundo, baganira ku bijyanye n'ubwiza bwa kampani ya Rihanna. Umva ibyo baganiriye. Sapuro yabajije Rihanna ibijyanye n'uruhu rwe, uko Rihanna aramusubiza ati biragoye nk'uko abagabo bagorana. Uko Sapuro araseka cyane rwose, nuko na Rihanna atangira nawe kumubaza, ese we kuko ubwoko bw'uruhu rwawe ni ubuhe? Aramusubiza ati n'ubwiza. Uyu mwaka wagiye kurangira ibyabo byamenyekanye. Umwe akajya kurara iwundi, n'undi akajya kurara iwundi, ari nako bakomeje kujya basohokana. Sapuro yaje kubivuga ati Rihanna ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Rihanna arabyemeza. Ikinyamakuru People cyaje gutangaza yuko Rihanna ari mu rukundo, nubwo bo baje kubigira ibanga pe. Abantu watangiye Rocky yamamariza Rihanna amavuta za uyu munsi, aho amaje kubyarana na Rihanna inshuro 2 abana 2. Kandi buriya Rocky mbere yaho yakundanye n'ibyamamare nka Kendall Jenner, bakundanye 2017 baza gutandukana, kandi arongera akundana na Sodine, baratandukana, kandi uwo Sodine ni wo muri Brazil. Arongera kandi akundana na Egrizaria. Icyaje gutangaza nawe kandi baje kongera baratandukana. Arangije nawe ahita yongera yikundira Rihanna, kandi ubu ngubu we na Rihanna bakaba biryoheye mu rukundo rwabo n'abana babo.
Gusa buri ikintu gitangaje, Rihanna akubye umutungo Rocky nibura inshuro 170, kandi buriya ikindi, Rihanna niwe muhanzi wa mbere ukize ku isi, atunze miliyari 1.5 by'idolari, cyane ko yaje gushyirwa ku rutonde na Forbes magazine. Kandi buriya umutungo we ntabwo ushingiye ku bijyanye n'umuziki. Kuri sosiyete ikora iby'ubwiza afite, iyi sosiyete yitwa Fenty Beauty, nibura 50% afitemo iyo migabane muri iyo sosiyete. Indi mitungo yagiye ayikomora mu gukina amafilimi, mu muziki muri rusange. Kandi we Rihanna afite indi sosiyete ikora ibijyanye n'imyambaro y'abagore y'imbere bita Canvas X. Uyu mugore kandi akaba uwa kabiri nyuma ya Oprah Winfrey. Oprah Winfrey akaba ahagaze miliyari 2,700,000. Pro na Rihanna igitangaje cyabo nuko urukundo rwabo rurakomeje rwose, aho umwe yagiye mu gitaramo aba ari kumwe n'undi nawe ujya asiga undi, kandi ugasanga umwe yicaye ku myanya y'imbere mu gitaramo cya mugenzi we. Aba bombi bafitanye urukundo rugaragarira buri wese, kandi aho kugeza uyu munsi ntawe uravuga nabi urukundo rwabo. Pro basohokana henshi muri biriya bihugu bya za BYOSE n'ahandi henshi ku isi, bagira ubuzima batemberana. Iyo bari kumwe rwose ubabona buri wese yishimiye undi. Ndatekereza ko ari ibintu byiza kandi by'agaciro ku byamamare nk'ibi ngibi. Nshuti yanjye, twongera kugusaba ko wowe ubasha gukurikira ibiganiro bya Fungurase TV show, ko wajya ukomeza kwibuka gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zose tuba twaguteguriye. Ini Rabagirana A1 rwose ntimuzajye mubyibagirwa, kuko ni iby'ingenzi ukabasha kujya ubona amakuru y'ibyamamare, kuko nicyo tubereyeho nkatwe nka Fungurase TV show. Komeza udukurikirane, turi kumwe. Gusa ujye wibuka no gukora share, usharinge ku nshuti zawe, kugira ngo nazo zijye zibasha kumenya amakuru nk'aya ngaya meza kandi agezweho, kuko hari benshi mu bakunzi b'uyu muhanzi Rihanna cyangwa ba Rocky, iyo babashije kubona amakuru nk'aya ngaya nibura babasha kumva bayishimye, banezerewe mu mitima yabo. Turagusaba rero kutajya wibagirwa gukora subscribe, share, like, yewe niba hari n'igitekerezo wifuza ko twazagukoreraho ubutaha, ushobora kujya muri komenti ukandikamo hasi. Ikindi, ku bindi bisobanuro byacu ushobora kutuboneraho, ni uko ushobora kugenda ukajya muri description, haba harimo contact zacu kuri buri video, haba harimo uburyo bwinshi ushobora kutubona. Kandi na social media zose turazikoresha: WhatsApp, Instagram, Facebook n'izindi zigiye zitandukanye, zose ushobora kutuboneraho. Ni Fungurase TV show, turi kumwe nayo. Reka dukomeze noneho. Rocky amaze kubyarana abana 2 na Rihanna, kandi mu gihe gitoya cyane. Urebye ari kumubyaza umusaruro rwose, amukoramo akazi. Igihe yabayeho adafite abana, adafite umugabo wemewe uri iminsi, rwose Rocky ari kumukoramo akazi gakomeye cyane. Ibyo ni byo by'ingenzi wamenya kuri aba bombi muri iki gihe, nuko twari twabateguriye. Gusa turamenyesha yuko mu zindi video zikurikira uzagenda ubasha kumenya imitungo ikintu ku kindi kuri aba bombi, wese uko agiye ahagaze. Turakwibutsa gukora subscribe please, ntubyibagirwe, ni iby'ingenzi kuri twebwe no kuri wowe, kuko ubasha kubona bimwe muri byinshi ukeneye ku makuru y'ibyamamare bigiye bitandukanye, ibyegeranyo bigiye bitandukanye byinshi, ku baperezida, ku bihugu bigiye bitandukanye, byose tugiye kujya tubibagezaho uko mubikeneye. Please ntiwibagirwe gukora subscribe, share,
na komenti kandi kugira ngo niba hari icyo wifuza ko twagukoreraho nacyo tukazakikubwira. Bye bye, murakoze cyane, ciao ciao.